nkifuza kuguhobera reka mbabwiye niba hari ikintu kibi kibaho ni uguhobera umuntu wari umukumbuye ukamuhobera utyanze ugahura kwa kundi ko turabizi ko twe n'umuco wacu wa Kinyarwanda wo guhoberana nkaba nagutanga nkazamura ukwaha akari jye gutanga w'amaboko yakajya hasi ugasanga niba nanambaye n'umwenda uciye amaboko nk'uko ya maboko yahuye n'icyuya cyanjye nawe ubwo usigaye nuka nabi cyangwa yewe babyita kunuka ari ubwo babyita guhumura nabi I'm sorry ugasigara ubwaho uhumura nabi rero reka mbabwire bantu beza birashoboka cyane yuko twakwigirira isuku naho twaba tudafite amafaranga menshi ajya kugura amaparfait n'amaspray body sprays and all that birashoboka niyo ntafite amafaranga agura amasabune meza ashobora gukaraba isabune isanzwe gifura turabashuje mwese bakunzi ba Team TV yasashimwe muraho muri amahoro Kristo yazakuzwe nongeye kunezezwa no kuboneka hano uyu munsi n'ubuntu bw'Imana marambe babwira ntabwo njya mbifata nk'ibisanzwe ahubwo mbona ko ari ubuntu bw'Imana ubuntu bugeretseho ubundi uko ntabwo tuyobewe mu by'ukuri ababageze ahacecekerwa ntuyobewe uwawe wasohotse ari muzima mu kanya ukumva inkuru mbi ntuyobewe uwawe wari muzimira ijoro ukaryama mu kanya ukumva inkuru mbi ntuyobewe uyu munsi ushobora kuba arimo yinjira ibitaro nonaha abari kwa muganga ntuyobewe uko bangana uyu munsi rege kuba ndi hano nawe uri aho ngaho uri bwicaro kandeba ni ukuri mbona ko ari ubuntu ndetse bugeretseho ubundi ubuntu butangaje bw'Imana ntacyo turusha bariya oya ahubwo ni ubuntu bw'Imana kuba tanzi nitwa umuganwa nitwa Jolie cyangwa Jolie kwabitamo do mama ndubatse nagira n'ubuntu bwo kugira abana rero ndabishimira Imana iyo Mana rero iba yadukoreye ibyo byose ibyo twatuye n'ibyo tutatuye mureke tuyishime data mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye icyubahiro tugushimiye neza n'ubuntu bwawe tugushimiye uburinzi bwawe tugushimiye kuri Imana yahozeho iriho ndetse izahoraho gushimiye kuri Imana itagihinduka ushimiye kuri Imana y'ibihe byose uri Imana niryo jambo ryonyine twabona tuvuga uhabwa icyubahiro muri byose warawe Israel rero dore uyu munsi n'undi munsi waremye kugira ngo tunezererwemo niyo mpamvu turi hano tuvuga kugira neza kwawe turaguhamagaye rero kugira ngo ubane natwe muri kiganiro tuganirize kandi wowe waremye ijuru n'isi wowe wateganije ibihe ko bikurikirana cyangwa ko bisimburana wowe wagennye iki gihe ko kizabaho turakurarika kugira ngo uze ubane natwe umucunguzi wacu kugira ngo tugire inama erega mwami w'abami twabonye ko buri kintu cyose gifite umumaro kandi gifite umumaro cyose n'ikigukomokaho turakwinjiza rero kugira ngo ubane natwe utuganirize ntabari twe ntabari jye sinumvikane singaragare ineza yawe inganze ubwiza bwawe bunganze ndetse mwami ubwenge butangwa nawe ari bwo bunganze jye singaragare sinumvikane ahubwo umurimo wo kwawugennye bari kuwukora ahubwo icyubahiro muri byose mu izina rya Yesu amen. Yes, rero nshimye Imana cyane ko uyu munsi twongeye kubonana umunsi ndagira ngo ubu umunsi wo kugira ngo nanone tugire icyo tuganiraho ni umunsi rero w'Imana yagennye w'umunezero ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro ndagushimira wowe mukunzi wa Team TV ndagushimira aho uri hose inama utanga igitekerezo amafaranga ikintu cyose cy'ujya ukora wowe wamenye kubera Team TV wowe wamenye kubera social media iyo ari yo yose naba nakoresheje wabarambonyeho yewe televiziyo ari yose wabarambonyeho yewe ikinyamakuru wabaram icyo ari cyo cyose ariko ukaba waramenye aho ngaho icyo ukora cyose umenye ko ngiha agaciro kandi umenye kuri wa agaciro kuri jye kandi umenye ko njye nicara nkumva ko hari abandi bavandimwe Imana yampaye nicara nkumva ko sindi jyenyine kubera ko nakabaye ntekereza jyenyine nkasara nkuko abazu ikinyarwanda bivuga ngo umutwe umwe ugira inama isara aho kubera ibitekerezo byanyu mumpa kubera inama zanyu kubera amasengesho yanyu kubera support ya buri ngeri yo mujya mumpa yituma ndushaho gukomeza kugira imbaraga zikora ibi biganiro uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ku isuku y'umugore ari we ku giti cye
isuku y'umukobwa ari we ku giti cye, tuhave tujye mu rugo, tuhave tujye mu byacu byose bituzengurutse kubera isuku. Ndagira ngo uyu munsi dutangiye tuvuga ngo isuku, ubundi umuntu avuze isuku we wumva iki? Hari ukubwira ati iyo numvise isuku numva gukaraba, kwiyuhagira, guhera ku mutwe kugera ku birenge nkisiga hakagenda jewe. Hari uvuga ati isuku numva yuko nyine ari uko gukaraba nkisiga, nkakubura hondi, nkafura, ahantu hose nkasanga hameze neza, iyo niyo suku yanjye. Wowe aho uri isuku, iyo tuvuze isuku wumva iki? Rero umugore ahava akagera, guhera akiri umukobwa, njye mbona yuko izo ari inshingano zacu cyane. Ntabwo ndi buvuga ngo umugabo ntabwo afite iyo nshingano ngo we niyibere mu myanda yiyambariye ibintu bitavuze bitagize bateye, ariko munyemerere uyu munsi mvugane n'abagore. Abagabo bo rwose pe mubyemere, guhera ku basore mubyemere namwe, ngira nzafata umwanya wanyu tuganire, ko giye maze kugira iyo experience ko abagabo benshi, abahungu benshi ntibakunda gukaraba. Ndabivuze ntimuntera amabuye, ntabwo ari mwese, ariko hari ababigira. Uhobera umuntu, wamuhobera ukumva sinzenda wowe niba bitarakubaho akojye bimbaho. Uko ndi bubwire abagore n'abakobwa, yenda ubwo n'abagabo n'abasore namwe muze kumviraho, mwumve uko isuku ikwiye kwimeza. Isuku rero jewe njya nkunda kubwira, nababwiye ko ngira kampani y'isuku. Rero iyo nganira n'abakozi abo dufatanyije imirimo, abo mbita abafatanyabikorwa wanjye, ko iyi mirimo yo bakora niyo ituma ino kampani yitwa kampani, kuko batayikoze ntabwo izina gusa ntacyo ryaba rimaze. Isuku rero jewe nganira nabo, iyo twakoze inama mbabwira isuku jewe numva iyo ariyo. Isuku ya mbere njya numva jewe ni isuku yo mu mutwe, mu bitekerezo by'umuntu. Mba numva ariho hakwiye kubanza hakagira isuku, ugatekereza ibintu biri ku murongo, ugatekereza ibintu biri positive byiza, ukagambira ibyiza, ugapanga ibyiza, ukifuriza abandi ibyiza, ukabatekerezaho ibyiza. Nk'uko njya nkunda kubibabwira, cyangwa se yenda bambonye bwa mbere babyumvireho, njya nkunda kubibabwira ngo burya isuku nako njya nkunda kubabwira ngo nk'uko Bibiliya itubwira ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Urumva ko irabanje twereka yuko ubwacu turikunda, cyangwa ubwacu dukwiye kwikunda. Naho twamara kwikunda tukabona tukagira imbaraga n'urukundo turi bukunde babandi. Ntabwo Bibiliya igitubwira ngo kunda ikunde, cyangwa se banza ukunde mugenzi wawe ndetse umurenze wowe uko wikunda. Ahubwo iratubwira ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Iyo wikunda rero utekereza neza, wiyifuriza ibyiza, witekerezaho ibyiza. Nzagura imodoka, nzagenda mu modoka nziza, nzaba mu nzu nziza, nzabyara abana beza, nzarongorwa n'umugabo mwiza, cyangwa nzashakwa n'umugabo mwiza, nzambara isaha nziza, nzambara buri kintu cyose urumva ko urimo wiyaturiraho ibyiza, nibyo wiyifuriza. Ariyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo mukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, kubera ko umuntu nta na rimwe ajya yifuriza ibibi. Nta muntu ushobora kuvuga ngo agenda akandagira mu icupa aribona ko ari icupa azi ko riri bumusatura ikirenge. Ni ukuvuga rero ngo niba twikunda nk'uko twikunda, niyo mpamvu bizatworohera cyane gukunda bagenzi bacu. Uko bimeze ni iki rero? Iyo wikunda bya nyabyo no gukunda abandi biroroha, ariko ubwawe iyo wiryarya no kuryarya abandi biroroha. Kwiryarya ni iki rero? Njye mbona ko hari igihe cyo twiryarya, kuko niba nkukunze amahushuka, niba nkukunze nkakubeshya ngo ndagukunda, wasohoka nkakuvuga ibindi, burya ni ukuvuga ngo njye mba nabanje nkiryarya ubwanjye, nkabona kwemeza ngo ndagukunda, ariko mu by'ukuri nakuryariye ubwanjye ntabwo nikunda. Nanjye ubwanjye ibitekerezo byanjye ubwo byarangiritse, nibeshya ko nikunda ariko kumbe sinikunda. Rero njya mvuga ngo isuku ya mbere mu mutwe, ibitekerezo byawe bisetinze bitemeze biti. Niba utekereza byiza, ugatekereza biri positive, ugahora ugambira kugira abandi inama, ugahora ugambira kubabera imboni, ugahora ugambira, icyo gihe bizakorohera cyane n'indi suku kuyikora, kuko ubwawe isuku mu mutima wawe no mu bitekerezo byawe irahari. Isuku ya kabiri nkabwira ngo ni wowe ubwawe, physical appearance yawe, urasute, umeze ute? Guhera ku musatsi. Umusatsi ushokoje ute? Umusatsi nshobora kureba umusatsi wagiye nkagira kategori yo ngushyiramo, nkakureba avuga ntuyu mukobwa ni umukobwa witonda, ni umukobwa yubaha kubera imisatsi yawe.
uyu mukobwa ni umukobwa wikunda kubera imisatsi yawe, uyu mukobwa ni umukobwa wiyitayeho. Ubu rero hajeho ibintu bishobora gutuma utamenya ko umuntu yitayeho, ariko iyo umuhobeye ushobora guhura nabyo. Mwihangane mbibabwira uko hari ibintu byaje by'umuntu agira atya agasaza imisatsi ye akayisaza akayigira atya igasohoka imeze nk'amahurunguru y'ihene. Mu mbabarire rwose mutantera amabuye kubivuga gutyo, niko kera bajyaga batubwira waba utashokoje ijambaraye kuri yijwagaraye bakakubwira ngo se noneho ngo ufite amahurunguru y'ihene ku mutwe. Ntimuntera amabuye rero, ntabwo ari uko mbatutse, oya rwose ababifite ni style yanyu rwose pe mubiryoherwemo, ariko kera niko babyitaga, ababyeyi niko batubwiraga, natwe dufata ibyo. Rero ugasanga uwo muntu yayigize atyo, hari ubigira ko ukabona yabyitayeho, yabigiriye muri salo, yabitunganije, biraryoshye, birahumura neza, bimeze neza. Ariko hari n'ubigira atyo kubera yuko nyine yabonye ko ni nk'urwitwazo rwabayeho, wamuhobera utya nibwo ubimenye, ugasanga kumbe ntaherutse gukarabamo, uwo musatsi wuzuye umwanda, burasa nabi, ariko umuntu uko ari ibigezweho akabigira atyo akigendera. Rero reka mbabwire ngo igihe icyo kintu cyo navuga gikenewe isuku, guhera ku mutwe kugera ku birenge bya umusatsi wawe umeze ute, usokoje ute, ku maso hawe harasa hate, hasize ibiki, wisize ute, umubiri wawe wakarabye, imyenda yawe irafuze, naho kaba ari akenda kamwe cyangwa se nta gaciro bihaye ngo nuko ufite akenda kamwe, bigatuma unuka, bigatuma unukira abantu, bigatuma ufite amazi, ariko ugasanga wese uranukira abantu, ntabwo yenda witayeho ngo umenye ko iyo suku ari ngombwa cyane. Iyi rero ndasaba ngo twisobanukirwe, tumenye ngo isuku ni ngombwa cyane cyane cyane, umuntu wese arayikeneye, ariko umugore n'umukobwa njya mbona ari akarusho ko twe dufite ibintu byinshi bidusaba yuko tuba turi clean, twisukuye, tumeze neza, kuko utarebye neza birakuzonga, bikagutamaza, bikaguta hanze. Ikindi usanga umuntu ashobora kuba yiyuhagiye guhera ku mutwe rwose, yiyuhagiye yisize ahumura neza, mwakwicarana yagira ati muraho, iri yaho, ukabasha aho kwirwa ukahabura. Birashoboka yuko yenda rwose bavuga uti mba nabroshe rwose, mba nitayeho, ariko hari abantu batazi yuko iyo umuntu abroshe akwiye no gusoreza ku rurimi, akarusohora hanze, akarubrosa, akarukesha, kugenda ukagera hirya ukajya wumva umokorwa rwose, kugira ngo wumve ko rwa rurimi rwawe ruguwe neza, rusa neza, ntuze kugira umuntu ubangamira. Uzi kuba waruhuye n'umuntu umwishimiye, mwegeranye gutya rwose murimo mubwirana amakuru, ukumva guhumuriye nabi, ubura imbaraga zikomeza kumuvugisha, nyamara wumvaga hari ibiganiro byo mwari mufitanye. Rero nagira mbagira inama ngo ushobora yenda kuba ari ikibazo cyufite cyangwa se utari ubisobanukiwe, ariko birakwiye yuko wiyitaho, wabrosa, ukabrosa neza hose, ukifatira umwanya neza, warangiza ukagira gute, ukabrosa n'ururimi. Ikindi nacyo ukwiye kwicara ukikeka ubwawe, ukavuga ko se ubu ngubu ndahumura gute, kugira ngo ejo aho kugira ngo uze kujena umuntu, wowe ubwawe ukijena, ukiyumva, ushobora kugira urya wanze ugategaho izuru ukumva uko uhumura, aho kugira ngo uze kumvwa na rubanda. Sinzi yenda birashoboka ko abantu tutabimenya, ariko niba utayimenyaga ushobora kugira urya ukiyumva, ukumva yuko mu by'ukuri umwuka wawe udateje ikibazo. Mu gihe cyose uteje ikibazo rero ushobora kuganira nawe, ariko nkajya nkora utujeste, ukajya ngo utujeste, kumbe ndirinda ko umwuka wanjye ndibuguhumekereho, nkirinda ko hari akuka, niba kuko biranashoboka umuntu ashobora kwirirwa ntacyo afunguye, ntacyo ashyize mu kanwa, bikaza gutuma yahumuraga neza akagahumura nabi. Nshobora rero kuvuga nti yenda umwanya maze ncecetse, nubwo nayafunguye nagize nti ariko yenda umwanya maze ncecetse ushobora kuba uri butume humurira nabi. Icyo gihe nkaharanira gushaka akantu duhumuza mu kanwa twinshi turahari, twa mentos, secret, uduki turahari, nkaba nadushaka ko ngiye guhura nawe, tugiye kuvugana sinze kukubangamira. Iyo nayo ni isuku ubwayo kandi yihariye. Hari umuntu usanga rero afite umubiri yiyuhagiye ameze neza, akafite ikibazo cyo kuba afite umwuka mubi mu kwaha kwe cyangwa ku mubiri we. Reka mbabwire ngo nge naje gusobanukirwa ngo guhumura neza ntabwo ari amafaranga menshi, oya, ubwo guhumura neza ni ukwiyitaho, ukabanza ukanimenye ko haba guhumura nabi hakaba no guhumura neza. Rero wamara kwimenya ko habaho guhumura nabi, wari uzi yuko n'indimu ubwayo ishobora kugukiza uwo mwuka mubi watumaga abantu bose bahura nawe yifuza kuguhobera. Reka mbabwire, niba hari ikintu kibi kibaho ni uguhobera umuntu wari umukumbuye, ukamuhobera utyanze ugahura
kwa kundi ko turabizi ko twe n'umuco wacu wa Kinyarwanda wo guhoberana nkaba nagutanga nkazamura ukwaha akari gutanga w'amaboko yakajya hasi ugasanga niba nanambaye n'umwenda uciye amaboko nk'uko ya maboko yahuye n'icyuya cyanjye nawe ubwo usigaye nuka nabi cyangwa yewe babyita kunuka aryo ubwo byita guhumura nabi I'm sorry ugasigara ubwaho uhumura nabi rero reka mbabwire bantu beza birashoboka cyane yuko twakwigirira isuku naho twaba tudafite amafaranga menshi ajya kugura amaparfait n'amaspray body sprays and all that birashoboka niyo ntafite amafaranga agura amasabune meza ashobora gukaraba isabune isanzwe gifura nze nkagura indimu y'ijana cyangwa ya 50 nkayisaturaho agace nkihanagura mu kwaha hehe na wa mwuka mubi uyu munsi nicyo kintu cyo shaka ko twigaho rero ugasanga hari n'ukuntu hari abantu batazi yuko ugomba ukaraba utyo ukimenaho amazi ariko imyanya yacu y'ibanga ntibayigirire umwanya oya mukobwa mugore menye ko uwo mwanya n'uwibanga kandi ukeneye isuku ihagije fata umwanya mbere y'ibindi byose mbere yuko ukarabye mu maso mbere yuko ukarabye hehe bifatira umwanya ubanze wicare wisukure neza uyu munsi nuko nguko niko mvuze munyihanganire ariko usanga tubiceceka abantu ntibasobanukirwa umuntu akavuga atari ko komba niyuhagiye komba nisize isabune komba nitsirise niki gituma ngira umwuka mubi mu myanyange y'ibanga oya nta kindi nuko utafatira umwanya hafatira umwanya wicare uhakarabye bihagije ukarabe neza bihagije urebe yuko utari busohoke uri umukobwa mwiza cyangwa uri umugore mwiza ariko igihe cyose uziyuhagira ukabrosa ugakarama kwaho ukisiga uduki ariko utafashe umwanya wo kugira ngo ukarabye ahantu hahorana umutuzo hahora hiyambitse hambitswe hatwikiriye amaguru yamunyamunye urumva mu by'ukuri hakwiye isuku ikomeye kubera iki kubera ko wiriwe ugenda wiriwe ugira utewe ifatira umwanya wisukure kugira ngo isuku yawe ibiri complete ibe yuzuye ibyo byose ushobora kubikora aho hantu utahitaho ugasigara unuka nabi ukanukira abahisi n'abagenzi ndagusabye mugore mukobwa widutesha agaciro ako kantu kamenya ubwo mba nanze kujya muri byinshi wongeye kubwira ngo iyi miti ngo ibiki oya amazi wafashe umwanya mwiza kandi ukamenya ngo ntabwo ari rimwe ku munsi umwanya wose ubonye ako kanya buriya nkunda hari abantu imyemerere y'abantu gihari y'inkorera nkumva ndayishima abayisilamu amazi yabahora hariya buri uko ukatiye hariya ugiye mu bwiherero uhura n'amazi muri abo bantu gena n'abakunzi iyo ni isuku ikomeye cyane uhavuze ufite isuku ukeye yenda basaba natwe twese tugira umuco uko ukaraba intoki komva witaye ku mwanda uri ku ntoki nguveho na hariya naho hagije isuku kandi ikwiye ubwo rero iyo wowe ubwawe wishoje kuri iyo suku biroroshye cyane n'ibindi byose akantu ku kandi kose biroroshye niba ari mu office aho ukorera biroroshye kugira ngo buri kantu kose ukarebe wumvise izo details zo ku mubiri wawe uzitayeho nibwo biri bukorohere kugira details zindi zo witaho zibiri hanze ariko niba utabyitayeho nibiri hanze hano bizakunanira niho ivumbu uzasanga ryuzuye ku meza yiwawe ntubimenye niho ivumbu uzasanga ryuzuye nko kuri makadire yenda bifite mu nzu yawe uteguye ntubimenye niho ivumbi rizuzura intebe zawe ntubimenye niho amarida zirabura ntumenye ko yanduye ni ukubera ko nawe za details z'umubiri wawe ntabwo wigeze uzitaho ntiwamenye ngo nakarabye mu kanwa na brush ururimi nakarabye mu kwaha nakarabye imyanyange y'ibanga nakarabye ibirenge nakarabye intoki nafashe umwanya rwose ngenda nkora urwara ku rundi izo details nutazimenya nukuri n'ibindi byose bizakunanira rero umugore washoboye ibyo ngibyo biroroshye kwibuka kumenya intebe ukwisa imeza ukwisa isahani ukwisa itasi ukwisa isafuriya ukwisa indabyo ziri mu rugo se zirasa zite ese twazitayeho ese zifite amazi zifite ifumbire ibyo byose uzajya kubyitaho mukobwa mwiza mugore mwiza wabanje kwiyitaho ibyo rero bizoroha nibyo nababwiye ngo ngiye nahereye kuri kampani yanjye nibwo bizoroha kugira ngo ntange isuku usange koko twatanze isuku nyayo njye abakozi ntibaze wagiye muri biro y'umuntu ugiye kumukoropera ugezeyo uranuka mu kanwa uranuka ukwaha uranuka umubiri wose uranuka urumva uri bukorope hasi ariko wa mwuka uhasize ntabwo biri bworohe kugira ngo wa muntu yihanganire ya biro ashobora kubanza agasohoka agahunga ya biro kugira ngo ibanze ihumeke wa mwuka wabanze usohoke mukanafata n'umwanya hari umuntu uca ahantu bigafata umwanya se niki cyagutesha agaciro uri buvuga ngo nuko nta mafaranga nakugiriye inama y'uburyo ushobora gukoresha utuntu twatuma rwose utanahendwa n'ubuzima
kandi ugasigara uri intangarugero mu bandi kubera uko ufite isuku. Rero ndabashishikarije kugira ngo twiyibuke bakobwa beza, twibuke bagore beza, kugira ngo ubwiza bwacu be complete, nuko ibyo bintu tubyitaho. Hari nubwo uhura n'umugore, mu mbabarire nsoreze kuri iki, uhura n'umugore n'umukobwa ugasanga fitiye tiro iragera hano, afite rouge à lèvres iragera hariya, afite inzara yaraziteye, ariko wajya kumva aranuka, arahumura nabi, mu kanwa harahumura nabi, cyane batari mu kabanwa ni mu kwaha, cyangwa atari mu kwaha no mu kanwa ukumva gusa urwuka rubi, ukayoberwa aho ruvuye. Kumbe ruvuye yuko hari ibyo yambariye bidatunganye, hari ibyo yambariye bidasukuye. Rero ndasoza mbabwira ngo isuku ntabwo ari ukubera ko ufite amafaranga, kandi mwese murabizi ko isuku ari isoko y'ubuzima. Ubuzima bwiza buzira umuze ni uko umuntu aba yisukuye. Rero niho njya nsoreza mbabwira ngo byose ibyo, ubwo bwenge ubwo ngubwo kugira ngo ubugire kandi bugufashe, nuko ufite Kristo muri we. Genge mbivuga gutyo, hari ubwenge duhabwa bwose, je mbona tunahabwa na Kristo. Kugira ngo uvuke ufite ubwenge karemano, nuko ari Kristo barabuguhaye nyine, ntabwo ari wowe. Nanjye niba ari ibyo nakagiye nkagira ibyo nkora kugira ngo mbubone, ariko ubwo bwenge bwose ufite Kristo muri we niwe ugutyaza, niwe uguha ubwo bwenge. Imana rero ibaho umugisha. Ndizera ko twumvise. Data mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye icyubahiro. Mwami, twumvise neza yuko isuku ihera ku mutima wacu, twumvise ko isuku ihera mu bitekerezo byacu. Mwami, turakwinze kugira ngo dusukurire umutima, udusukurire ibitekerezo, udusukure ubwacu imbere. Mwami, Abanyarwanda nawe bivuga ngo kari ku mutima gahinguka ku munwa. Mwami, ndakwinze kugira ngo udusukurire umutima, dusukurire ubwenge, dusukurire ibitekerezo, nibwo bizashoboka no kugira ngo isuku yo hanze aho turi naho dutuye byorohe kugira ngo tuyigire. No kubera ko wowe Mana uzaba babanje kuduha isuku yo twebwe ubwacu tutashobora kwiha. Habwa icyubahiro kubera iyi message cyangwa ubutumwa duhaye, kandi akwinjize kugira ngo Mwami cya kiraro cyo waremye Satani ntakice, ntihagire na kimwe kiburizwamo, ahubwo wa wundi Mwami byashoboka yuko ari masenya kubera isuku nke, byashoboka ko yabuze umugabo kubera isuku nke, byashoboka ko community yarimo imwishisha kubera isuku nke. Byose Mwami tuzi neza ko radushoboza kugira ngo bishoboke, kugira ngo uwo muntu ahindurirwe amateka, ahindurirwe izina, maze umugisha yari yarabuze, Satani yari yaramugomwe, awakire. Shimwe himbazwe kugira gukora ibirenze ibyo twatuye mu izina rya Yesu. Amen.